we gashibuti Scarefu ujya ukina n'amabere yakonyeje. Ese Karyungu, uwo mutima mubugira nk'uw'ikinyogote umuntu araba ataranakuvugisha uhita umutuka ako wabaye ute? Ubwo si byo bibazo byawe bitarangira n'ibya Kongo n'u Rwanda. Wapi mani ntago ari ibyo ngibyo. Karyungu, subizi yuko uri umuvandimwe wanjye, ntago naguhisha ibibazo mfite. Ugiye kubimbwira kandi nta ufasha mfite. Ndagufasha iki? Shaka Karyungu, nasubije ibibazo byinshi kuva primaire kugeza sogonderi ndangije. Ibibazo birenze 1000, ariko ikibazo kimwe kinaniye kugisubiza. Ikihe? Ni ikibazo cy'ubukene. Koresha nyine ubwo bumenyi mwarimu yaguhaye mu ishuri maze ubone amafaranga. Ubuhe bumenyi se? Kandi wasanga mwarigaga entrepreneurship Cyane rwose guhera senior 1 kugeza senior 6. kandi ubwo wasanga waranayitsindaga cyane. Mwarimu akabura naho akata igice. Koresha entrepreneur nyine ubone amafaranga. Nakwirariyeho Karyungu, imishinga mwarimu yose yaduhaga ndi kubona idashoboka. Kandi ukiri ku ntebe y'ishuri nabonaga ishoboka, ariko none ubu ndabona nta n'umwe ushoboka. Ko noneho numva ikibazo cy'ubushomeri kikubereye karande, ariko hari ikindi gisubizo mufitiye ushobora gukoresha ukabona amafaranga. Muteze yombi, icyo nicyo nashakaga kumva. Gukura amaboko mu mufuka nayakuyemo ugakora ukihangira akazi. Karyungu, uvugishije ukuri ubona ari akahe kazi wakihangira? Icyambere gutwika amakara Yohani yaragafashe, gucukura tuwarete Eliya nikakora, kudoda inkweto Yeremiya yarakabye, guhoma ibibido Zakayo akamazeho imyaka 10, kubumba amatafari Kirindazi yarakabye. Urambwira akazi batafashe nakahe? Ariko waba n'umukwaferi nkajya nirirwa no banga imisatsi y'abantu, uko siko nabaye. Ariko n'akazi k'umunyagara kabaho, akazi kabi kaguhesha keza. Njyewe ndangije amashuri 3 yanjye yisumbuye, njye kwirirwa no banga imisatsi y'abantu. Mwene Kivuzo nzarya dukeya ndyame kare. Rero niba wanze gukora emera ubushomeri bukwica. Karyungu, icyo nicyo kimbabaza, nkumva najya ku bigo byose nizeho nkakubita abarimu bose banyigishije entrepreneurship. Nje gufata uwo muntu ufite umugambi mubi wo gukubita abarimu. Karyungu, iki kintu kiza kihuruza urabona ari nk'igiki? Kubona kimeze nk'ikibwa. Nimunjijishe ibyo mwavugaga byose nabyumvaga. Ibyo nabwiraga Karyungu namubwiraga ngo mba numva natega nkajya ku bigo nkakubita abarimu bose banyigishije entrepreneurship. Ubahora iki? Imishinga baduhaga idashoboka. Noneho ukajya kumva ari kwivugisha ngo Yeremiya yatangiye kantine, ngo ugatangirana n'igishoro cy'ibihumbi 300. Ubwo muri iyo kantine yacuruzagamo ngo amandazi, ngo n'imigati, ngo ndetse n'icyayi. Ubwo nyuma y'umwaka ngo yari amaze kubona inyungu ya miliyoni 5. Ubwo yaratangiranye ibihumbi 300 sha. Ariko ibyo birashoboka. Ariko ibyo bishoboka bite? Ni waba ukodesha inzu, waba ucururiza mu gihugu cya so nta misoro waba utanga, ahubwo se wowe nandugira ku buryo wacuruza utarya. Ubwo urangira gute ngo inyungu ya miliyoni 5 mu gihe kitarenze umwaka? Keka waragiye ukuzima. Ariko hari ikintu ngewe kimwe nibaza. Ubwo icyo ni ikihe wibaza? Iyo kantine yunguka miliyoni 5 mu mwaka umwe, bo bakaza gukorera umushahara w'ibihumbi 200 ku kwezi. Nyamara wateranya iyo mishahara y'umwaka wose ugasanga nta nubwo yuzuye miliyoni 2, kandi baza umushinga wakunguka miliyoni 5 mu mwaka umwe. Kandi wasanga uwo mwarimu wahita purenwa wari umukire. Sha nakubeshye, mwarimu wa entrepreneur atunze igare, iyo ryabaga ryapfuye yategaga umunyonzi. Ngewe uko nabyumvaga numva umwarimu wahita purenwa yakabaye ari umwarimu ukize kurusha abandi bose. Ahubwo usanga abarimu bigisha entrepreneur baba ari abakene kurusha abandi barimu bose.